bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiss TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi reka nizere ko wakoze subscribe share ndetse na comment ku biganiro byacu niba utarayikora nawe wayikora kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu buri munsi uyu munsi turi kumwe na Papa Shafi mu ntege nkeya ze ndetse turi kumwe n'undi mu mama n'ubwa mbere tumubonye nako si ubwa mbere n'ubwa kabiri ariko hari wenda harabamubonye bwa mbere uyu munsi rero turi kumwe n'uyu mubyeyi ariko wenda ntaramuvuga reka yongera twibwire kugira ngo abatarabashije kumubona mu kiganiro cy'ubushize bongera mwibuke wakibwira badukurikiye. Nitwa Nyiransabimana Gloriose mama ndi Mama Manuel tuguhaye ikaze mu kiganiro. Papa Shafi ihangane pepore sinakubaza ngo umeze ute ndabibona uko umeze. Ndihanganye kuko biriraho n'ubushize wansanze mu buriri ariko kuba nabashije kugera hano yego nabyo ubwabyo ni iby'agaciro pe. Byari bigoranye ariko nahakugejeje ugomba no kuva mu by'agaciro uko biri uko byari bimeze ubu ntabwo ariko bikimeze ubu ngubu ndabasha gusindagira gusa ariko nta kabara gato. Impamvu nta musanze mu rugo nahamukuye kugira ngo abashe no gusohoka kuko umuntu guhora mu nzu aryamye nabyo sibyo wakoze kabisa. Yego hanyuma uyu mubyeyi turi kumwe ngira ngo mu kiganiro twakoze bushize murabizi ko ari mushiki wa Papa Shafi niyo mpamvu turi kumwe muri kano kanya tugiye kuganira hari ibyo yatubwiye ubushize ngira ngo batarakurikiranye ikiganiro baza kureba uyu munsi yambwiye ati ndifuza gura n'umuvandimwe wanjye amaso ku maso nkagira ibyo mwibariza nkagira ibyo mwibwirira. Murabizi famiye niko hari uburyo biba byaragenze nyine gusa muri comment nabonye Papa Shafi abantu batamumereye neza. Papa Shafi wabibonye comment ujye uzireba ntago hanyuma mama nagira ngo wambwiye ko hari ibintu wifuza hari inama wifuza kugira umusaza wawe hari nibazo wifuza kumubaza kuri uyu munsi wari ufite agahinda ubushize kenshi cyane uyu munsi noneho urifuza kumubwira iki dore nguyu nabonye musuhuzanya nk'abadaherukana turi ngo umusaza wawe nuko yabaye wakoze pe namwirukaga kera ubanza no kuva nagera i Kigali ubwo bashiye kuhagera mu myaka hafi 20 ariko yakoze nabwo kuza kandi ndamushimira nawe kandi ndagushimiye kabisa. Icyo namubwira uyu ni musaza wanjye ngwa mu ntege yashatse abagore batatu ibyo nta wigeze umuba hafi Gloriyo ibyo by'abagore batatu sinzi ahantu bikura ko barahari ese barahari kuki munshingira no kubera iki nese abagore ntibahari bivuze ko barahari kuko bajya babimbwira reba ukuntu warembye reba ukuntu umeze wari ufite imitungo ya mitungo sinzi aho yagiye n'abana ntibaza aho iri ubu rero reba wararembye umeze nabi nakifuza kugira ngo tuganireho turebe icyo twageraho nko gufasha nka mushiki wawe. Papa Shafi no ukuri nuko arakoze pe kugira umuvandimwe kwibuka avuga ati reka njye kora umuvandimwe hashize imyaka ingahe mutabonana urumva ko bikomeye none se umubyeyi kuki ubu ngubu ari buje kumureba kuki utaje imbere Papa Shafi yahuye n'ibibazo byinshi imbere abagore nyine bibarwaserera mbese sinzi nimba urugeze kubyumva kuki utaje imbere kumureba cyangwa se kumuganiriza. Burya guturuka ibicumbi ni ahantu kure n'itike ntibiba byoroshye n'urugo ntibiba byoroshye ariko nagumye mbyumva ariko kubera afite smart nagiye mbirebaho. Ufite telefone nini? Ndayifite noneho byageze nge ntawe ngifite ntawe ngifite niyo mpamvu nizo comment zose nazo ndimo gukumva ntawe mfite pe nayo warayigurisheje nyine yagiye he no kukubaza gusa nyine menya ko ntawe mfite byo kunkurikirana ariko kubera iki mama mushaka kuncukumbura ibintu byose warayigurishije se urayifite pe ariko ntacyo reka tureke kubicukumbura. Hanyuma urabyumva gute kuba umuvandimwe wawe yaje kugushaka agira ngo agira icyo akubwira hari ibyo yavuze mu kiganiro wenda niba utarabashije kukibona ikintu cyamuzanye muri make kuko ikiganiro cya mbere twakoze urumva ntibashije kukibona nagira ngo ibyo twaganira ubushize by'ibibazo ntago nabibonye ntago kumubaza mbese ubimubaza bigusubize mbese
nkuko twabiganira ubushize wabimubaza kuko urumva ntiyabashije kukibona icyo wifuza kumubaza cyangwa ibyo wifuza kumubwira nka musaza wawe mudaherukanye wabimusubiza mu mbaraga nkeya zifite nyine ari hangana ndihanganye n'imbaraga ndi kumva ziza ziri kuza none se nshaka kukubaza muri abo bagore batatu kuko nta n'umwe waba baraguhemukiye bose baramemukiye bose bose baramemukiye ni ukuvuga ngo uwo nsigaranye ni wowe uwo ndi kureba ni wowe ahubwo umufasha unzaniye uramfasha iki ubufasha nzanye njyewe ndumva nagucyura nkakujyana mu rugo nkakurwaza nka mushiki wawe nkakurwaza cyagororiye ufite iki nawe kuko nubwo mperuka iwawe nubwo mpaheruka kera ariko simbizi pe ariko ntabwo ari ahantu ho kurwarira gororiyo ntabwo ari ukumusuzugura umva ni mwene mama twonse ibere rimwe kandi namushimiye ku by'ibitekerezo byiza yakoze pe ariko shake iwe ukuntu umazi shagurira cyetse niba ari ikintu cyahindutse oya tugende mbese urumva utaharwarira ngo shawe ya ntabwo byakunda pe ni ukuri ntabwo byakunda mbese uyu mwanya ni wawe icyo nifuza ko wamubwira urumva ikiganiro twakoze ntibashije kukibona kubera ko nta telefone yari afite nagira ngo umubaze nk'uko ubushize wabivuze kugira ngo abashe kugusubiza ikibazo wumva wifuza kukubaza ariko se nshaka kubaza nka musaza wanjye ni ikihe kibazo waba warahuye nacyo udashobora kumbwira koko nka musaza wanjye wansobanuriye nkabimenya nkamenya aho mpera nka musaza wawe ntabwo wamusobanuriye kuko ubu najya kuvuga nkavuga no guhera ku mugore wa ryari n'imyaka ingahe sinzi ibintu byose shagororiyo gusa menya ngo ndi mu buzima bugoranye nubwo uzi bwiza nabayemo ariko ndi mu buzima bugoranye ndarushye kabisa ndarwaye urabizi umugore wa mbere uzi ko namusize mu cyaro ibyo urabizi ibyo ntubizi gororiyo ibyo ntubizi ndabizi naraje nshaka undi turabana ndetse turanakora bigenda neza tubyara n'abana ariko nyuma haza kuvukamo akabazo nza kugira ikibazo nkubitana n'umugore wundi cyangwa se niba ari umukobwa nanjye simbizi tuza gukora amakosa mutera inda ntabwo ari amakosa kuko havuyemo umwana ni ikosa komeza mbabaza ko aho rero niho haje kuvukamo ikibazo ikindi kibazo cyabayeho ni umugore wa mbere waje kuza mu rugo haje akubitana n'umugore wa kabiri nabyo ibindi bibazo nta bibazo byavukiye ubwo umugore wa mbere wa kabiri ntabwo twatangiye kubana neza kubera ko umugore wa mbere yaraje mbese ibibazo cyane n'umwana wanjye aramujyana birumvikana ihangane ibyo nakoze byose nakoraga kugira ngo ndengere inyungu z'umuryango naragerageje uburyo bwose amadeni nagiyemo nta handi hantu nayajyanye ariko ikibambabaza ni uko uyu munsi wa none wanshinza ko nayajyanye mu bagore nicyo kimbabaza ibyo rero mushiki wanjye byaje gukomera igihe kiragera mu rugo ninjye nabanje kwava ndagerageza ariko biranga birangira n'umugore abantu bafite amadeni bamukuye mu nzu barazigurisha gororiyo iyo bisa kugenda gutyo gusa ubwo uwo mugore nawe yarabyaye nta makuru ye mfite ariko mu minsi yashize yabashije kongeraho yabashije kongeraho pe nari namusabye ko yaza no kundwaza nubwo duheruka kuvugana kuri telefone ariko ntekereza wenda niba umutima nabonye afite wenda rutuwa mu mashafi niba ukunda wenda ikeka washobora kuzaza cyangwa simbiza ariko uko byangendekeye ni uko ibintu byanjye byaragurishijwe bigurishwa noneho nari maze gufatwa n'uburwayi bw'amaguru nararwaye amaguru kugira ngo ubu ko kwicara hano ni ukwicara
guhaguruka ndaribwa iyo bihagurutse kundya ndaribwa mu buryo bukomeye. ubwo rero nta ikibazo cyavukiye, nta ikibazo cyakomereye. ubwo ibintu byanjye uko ibyo nari mfite ntago nzi iherezo ryabyo pe. vuga ko babiteje cyamunara, si kumwe tubwiye ko ntabwo uzi iherezo. sinumvise ngo babiteje cyamunara. Nibyo babiteza cyamunara kubera iki? nanjye narabyumvise babiteje cyamunara kubera ideni remereye nari mfite, kandi ntago ryari rimwe, ryari ry'abantu batandukanye. ariko ikibazo mfite si icyo. iyo Imana yamfasha nkakira ubu burwayi nkabasha kongera nkagenda bisanzwe nkipagasiriza abana banjye, urumva rwose pe Imana imfashije nibwo bufasha nkeneye muri no minsi bwo kugira ngo mbashe koroherwa, mbashe kongera kugenda, mbashe kwita ku muryango wanjye. nta kibazo kindi rwose, ibindi Imana yagukumye gukurikirana nkagumya nkabaho nk'uko mbayeho. ubwo rero sinzi niba hari ikindi kibazo wumva wifuza kumenya kuri njye, ariko ubundi nibyo ngibyo. Njyewe icyo nifuza kumenya muri abo bagore batatu bose mufitanye abana, uri kubyumva neza? Bose dufitanye abana pe. Abo bana bose urabemera? Gororiyo urabizi tukiri Gororiyo oya arabizi, nkiri n'umusore najyaga mubwira yuko n'uwambeshyera ko namuteye inda, ambeshyera ntago umwana namwihakana pe, ntago namwihakana, ndabemera. Banki yaratesheje inzu waguze, ubu nta hantu usigariye aho, urazerera, uri inzererezi, nta aderesi ufite, umugabo ufite. urumva iyo zino nyise uri inzererezi niryo rinkwiriye ubu ngubu. none utari yo se ubu ngubu ureba ukuntu warembye. muri abo bagore batatu nta n'umwe ukwitaho, ari abana ntibakuba hafi. ese nk'ubwo koko mbabarumbwire nk'umuntu w'umubyeyi wabyaye, ubu ukwiriye kumera gutya? ubu ukwiriye kumera gutya umeze nk'umuntu utarabyaye kandi ufite abana bakuru. Ndabizi, ariko kubera gushaka abagore batatu ntuzi uwaguhumanyije, nta n'umwe uzi. Urakeka yarahumanye kuko reba ukuntu ameze, nimurebe nawe utangiye kuzana. afite ntago bigaragara kwa muganga, urumva uribwa amaguru n'umugongo. wamyenda waguhumanyije kubera icyo utekereza ko ari ukumuhumanya. impamvu rero mbitekerejeho, kwa muganga babuze uburwayi, nimurebe ukuntu namwe ari umuvandimwe wanjye. none rero mbareka nkubwira, njyewe icyo nakifuza nuko abo bagore bose yabareka akabasiga n'abana babo, nkaza nkamucyura, nubwo ncicuro ukamujyana iwawe, nkamujyana iwanjye. ibyo ntabwo byashoboka, ibyo ntabwo byashoboka, ibyo ntabwo byashoboka. Gororiyo iwawe ndahazi, ntabwo byakunda. ahubwo ikintu wamfasha Gororiyo, oya nagara uzajya urya ibyo uri ibyo ndi. ahubwo ikintu wamfasha igihe uriya mudamu ataraza, waba uze ukaba undi mu rugo, ukaba untekera agakoma, ukaba ugira gute, hari abantu bansura, abantu bagira gute, bazajya bamfasha. ariko Gororiyo ntabwo nasubira, ntabwo naziwanye igicumbi. urumva uzabasha kuhishyura papa? Hano uzahishyura, niba arishyura ukwezi kumwe ukundi uzakwishyura. mu nzu itishyuye. turi kwibaza nyine muri kuganira mwibaza, ariko reka mubwire nabayeho mu buzima bushaririye, n'ubwo wenda ntari ndwaye, ariko nzi ko nabayeho mu buzima. nageze n'igihe bansohora mu nzu n'umwana wanjye, byose ndabizi. ubuzima bwiza n'ububi. niyo byagaruka rero nabyo nabyakira uko byagenda kose. nuko abantu benshi banshinja wenda ko nitwaye nabi mu mibereho yanjye, bakanshinja ko nta muntu nafashe, ntawe nigeze nitaho, ariko uko byagenda kose hari bakeya barahari, ndabizi barahari n'ubu aho mba ndi, urumva. none kwabaye gutya se mwawe wafashe nta n'umwe wigeze kugeraho? byibura hari abari kukugeraho, basi wigeze ufashe uti wenda hari inoti ya bitanu akakuba hafi, reba uko wabaye. byibura barahari. kuva waje ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko mu bavandimwe banjye hari abakinekereza. uko wafashe icyemezo ugatanga itike yawe ukava mu majyaruguru ukaza i Kigali, gusa Imana igufashe, ariko ntugendere ku magambo wumva bakubwira. none se urumva umuvandimwe warakubwira ati uri mu
ubuzima wa mugani uri wenyine ntawe utuma amazi ntawe uteka igikoni Keza ndabizi ni bubi pe ni bubi kabisa ariko kugira ngo njye kuba igicumbi ke nago na ikibazo ndi kwibaza iriya nzu tuvuge ntago nzi amezi wayishyuye reka nkubaze iby'amezi nayishyuye kereka nkubaze warampamagaye ndakwitaba uyu munsi ngutabaje ntago wantabara nkuko nubo wantabaye pe kuba wamuje na mushiki wanjye no ko wagize guteba byose ndabizi ko wowe wabigizemo uruhare pe ndabigushimira ubwo rero nabandi nabo bazagenda bagira muri ariko nago byashoboka na wapi wemeye kuguma muri Kigali ariko unakunda umugi mushaka mu ifoto uko mubyumva mu bifata uko mubishaka ariko se gukunda umugi ndeba warashomereye uragenerwa bigende bite kuko bikigarara banke yaraguterejeho inzu ubu ngubu ntuzi aho abana bari ntuzi uko baraye ntuzi uko biriwe nta n'ugusura umva mushiki wanjye umva nshuti yanjye nago nasiga abana banjye bariheze aho bari hose ariko nago nabasiga uzi aho bari ahubwo ikintu nagukorera wamfashirije umushiki wanjye ukazanshakira mu mashafa ahantu aba ko uhazi ndabizi kuraha ntabwo byoroshye ko nabizi ko hari ibindi bikomeye wagiye ukora nabyo ndabizi ko ushobora kubikora uramuzi nawe ndamuzi ariko baraziranye ariko ntibaziranye bihagije kuko urumva mu gihe twabaye hano mu mujyi wa Kigali pe nakoze amakosa menshi nanjye nicuza mva mana mbabarira bavandimwe mu ntangiye gusenga se ugeze inyuma wa Ndabaga umva nakoze amakosa ni nyuma ya Ndabaga banki iratesheje usigariye aho ntuzi aho abana bari ntuzi abagore batatu nta n'umwe muri kumwe urarwara ntubona uko uvomera amazi ntubona ukuhanagurira agakweto reba ukuntu wabaye nk'ubusa koko wagutse tukagera nka mushiki wawe tukagenda ibyo nzarya uzarya ibyo ninjya guca icuro nzaza dusangire musuri mu biki koko nkusiga umeze utya koko wirira pe wirira ihangana kereka nkubwire dore inzara yarakwishe umuntu umva kereka nkubwire umuntu umwe yabwiye mugenzi we aramubwira ngo ububwa bwa mbere ntugusaba uwo wimye urumva bwa kabiri ni ukwima waguhaye aho ngaho urekera aho ngaho ujyana icyo ngicyo ariko ntabwo mushiki wanjye ari bunjyane kuvuga gusaba wowe wimye n'indi wijya gucukumbura ibyo ngibyo ibyo ndabikubwiye nyine ndarwaye gusaba wowe yimye ngo ntabwo ngo gusaba wowe wimye ngo no kwima waguhaye hari ikintu wumvise ashatse kuvuga wowe ari kubwira ni biki nshobora kuba atari we ntari kubwira ariko afite umugabo afite abana afite umuryango yashatsemo umusaza we rero hari ibyo nagombye kuba narakoze ntakoze ibyo nibyo bishobora gutuma ibyo kujya gucukumbura byihorere gusa ubyumve ngo ububwa bwa mbere ihangane tuze reka ndi umuvandimwe uri musaza wanjye nshatse kuvuga nacyumvise bivuze ngo nawe hari aho yari kugufasha cyangwa se ubufasha wamusabye ntiyabuguha kandi abufite icyo kintu wumva ko ari kwinjira icyo kintu njyewe nka musaza wanjye nk'umuntu twonse ibere rimwe twose tuza humura n'umugabo wanjye ntago ndi bumubwire ngo ange kubyakira cyangwa abana banjye rego uri musaza wanjye none se niba uri musaza wanjye se ubeho nabi nk'uko ubayeho ko ari umugore ari abagore batatu bose nta n'umwe muri kumwe ari abana ntibazi aho uri ntibazi uko waraye ntibazi uko wiriwe ubu se ko gupfiriye mu nzu si warushya leta ngwino tugende uri wenyine ubaye wenyine narakubabariye n'umugabo wanjye nawe ntabwo ari bukubone ngo akwangure musaza wanjye uri muramu we tugende ni ukuri tuza wirira
tugende urwarire mu rugo nkurwaze ibyo bijumba tubisangire uko nabibonye ariko tuza wigumya kurira rwose ndakwinginze nka musaza wanjye haguruka tugende nukuri njye gukurwaza wikunda umujyi suri kuwureba nakura uzi kunda nukuri wikunda umujyi pe ariko tabara ubuzima wenda genda njyewe umva igitekerezo uretse gato mubwira igitekerezo ni ukuvuga ngo impamvu iri kubwira ngo mujyane mwe muri kumwe ibintu ni bibiri ibyo nabishyigikiye nawe ntabwo ari ukubishyigikira reka mbanze ntabwo nasiga abana banjye kandi reka mubwire ibintu murimo kunkorera urumva bimeze nk'akagambane pe nageraga umubwire ko ibyo kereka uramumenya usanganye yaje kukureba nkuko nanjye nakubonye inyungu mufitemo nuko munshyira kure yanyu niyo nyungu mufitemo ese undi abana murabana bamenye uko waraye bamenye uko wiriwe bakuvomera amazi ngo ukarabe rero ntacyo ariko ntabwo nzasiga abana banjye none se kureba warembeye mu nzu y'abandi niba gusohora mu nzu y'abandi byose nyine ntabwo ntanga ibyo muri kuvuga byose ntabwo nzasiga abana banjye ntabwo bishoboka pe ntabwo bishoboka mbwira icyo wifuza ntabwo bishoboka icyo bishoboka nuko waza ukangira iruhande mu rugo urumva nakeneraga ko wenda ukakama niba ari n'agafu wazanye ariko ntabwo bishoboka ntabwo wapi ntabwo noneho reka tukubaze icyifuzo noneho uyu muvandimwe wawe yaje avuga ati hari ibintu nabonye banyeretse kuri telefone nawe ndabibona biba ngombwa ko noneho nza kugira ngo nanjye mufashe muri icyo kibazo mube hafi nk'umuvandimwe none ubufasha yiwe afite nubwo kugira ngo agutware byibure ureke kuguma wenyine kuko abo ushaka ko kuba hafi ntabwo bari kuza ntabwo bishoboka none we rero icyo afite ntafite ayo mafaranga yo kuguha nawe urabizi ubuzima bayeho ntafite iki ariko byibura kugufata ukaba uri mu rugo ako kakabona ukaryama muri iyo nzu utari bwishyure byibura wakira ukazagaruka muri Kigali hanyuma we ku cyifuzo cyawe ni iki wumva umwifuzaho icyo umwifuzaho nk'umuvandimwe ni uko agomba iyi ndwara ndwaye ntabwo nzi ariko mfite icyizere kinini ko ishobora gukira pe ariko biranashoboka ko ishobora no kunjyana icyo musaba ni ukunsabira kujyana nkwereka ababyeyi reba ukuntu wabaye ntabwo musiga turagiye wararembye umeze nabi ntabwo ushaka gupfira muri iriya nzu uhinahinira reka nkubwize ukaguruka tugenda aho ibyo uri kuvuga ntabwo nkusiga pe ibyo uri kuvuga ngo abantu bazagufasha umunafasha uwifashisha ntabwo waba uri kugenda ariko ntabwo uba uri kugenda akabazo kamwe papa Shafi nkureke ndabona ufite imbaraga nke ikintu cyerekeranye ubuzima kubaho buri muntu akenera kurya akenera kunywa akenera kuryama kwishyura inzu nyine ibyo koko nazanye turagenda nkakugurire ku muhanda ariko turakagura pe nuko nubwo ndi umukene ariko ndakugurira akaji turakagura ihangana turagufata tukugeze ku muhanda hanyuma kubaho kurya utuntu two kurya utuntu two kunywa ni ikibazo nashaka kubaza kugira twumve niba uzabasha kubinyuramo nk'uko uri kubivuga kwishyura inzu ntabwo tuzi uzayishyura ubwo ubuzima uzabubaho gute wenyine uri umuntu umwe wenyine ntawe kugufasha uzihangana ninguhamagara kuri ya gatoshi yanjye wabonye uzanyitaba ndabizi ko utareka kunyitaba icyo nzagusaba uzakira ndetse n'ubu utagifite ubwo icyo nzagusaba uzakima kereka niba utagifite ariko kujya mu majyaruguru none se ninjye ufite icyizere urumva ukinsabye sinkiboneze nzagisaba n'undi ariko byagenda kose nubwo nahemutse mwitwara nawe ariko mbizi neza ugiye gusaba kuba umuntu w'umugabo
umuntu w'umugabo wari ufite inzu ye banki ikayiteza urajya usaba ngo igihumbi gutse tugataha twagira ucumbi kujya ibyo nzajya tuzabisangira koko nka musaza wanjye. Ubusirimu budafite amafaranga, ubusirimu urwaye. Nta busirimu nabwo. None se wakumvishije ikibazo. Umuntu umiriza akantu ko kunywa. Ako kunywa he turakagura hehe hano karahari? Nagacyunywa. Ari haruguru. Nagaki. Aradupfana da. Niyo amazi nta kibazo. Amazi. Niyo amazi. Agwa kiyangana se tukagura dusoje ko nubundi tugiye kukureka nubundi ko mbona nta mbaraga ufite. Hanyuma muri comment ikibazo cyako kubaza abantu benshi navuga ngo baguciye akaruru tegane ko navuga abakubonye urwaye baravuze bati nicyo cyagushobora nubundi wari umugome gusaba wowe wimye ntacyo wabamariye none urabakeneye uradukeneye amagambo menshi y'inkira abantu bavuga bakuvuze bose ari mama wawe ari papa wawe ari bashiki bawe nta kintu wize udufashaho mu mutungo wawe wari ufite ugaragara ariko batejeje inzu icyo nababwira njyewe ubwanjye ndikoze mbibicumbi nza kukureba nuko nagusaba gukanyima nkagusaba itike ukanyima waruje kundwa bikubuzanye ibintu byo kuncyurira nibyo byakuze nuko ikintu gitumye mbabara nuko ari gushaka kugucyura urabukanga kandi nabwo urashaka kuba i Kigali nta nyirinzu ntiwamwishyuye cyo kurya ntacyo ufite nese uragira ngo bigende bite nduse nagusiga koko nkagenda nabwira ngo iki se mama navuga ko bigenze bite haguruka tugende utegera imodoka dutahe ndakumva sinagusaba nabwira bambonye bakubwira bati nicyo cyagushobora narize iri ni irindi shuri nanjye naciyemo hari ibyo nabashije gucamo Imana nimfasha nkabasha kubisohokamo neza nanjye hari ikindi nzaba cyo gitandukanye n'icyo narindi cyo gihe nicyo nabwira abo bantu n'abashiki banjye n'undi muntu unzi ubwo buhanyi uzaba untanye muri make uri kwicuza byibura basi cyane kabisa ariko wava hano wongera umamagare wa mudamu uhe erega ni benshi jya umbwira wari we badamu batatu samenya hamagarana ngibutse umwe mutoya ariko waragakoze wa kanguseka nka mushiki wawe ariko we ndagusetse pe karahanyuze umuntu w'umubyeyi amagare ariya niwe ushaka abagore batatu uraho gahinje kandi nakize washaka undi wa kane azamushaka rigara cyari mutoya usuduzo ashaje soko sema cyari mutoya none gutuma nseka mu bikomeye nka musaza wanjye ni ukuri kw'Imana ariya muhamagare mubwire ngo ikise mubwire ko mushaka bangi uyu munsi ari buze simbizi bashaka kaza kukurwaza yikirirwa sa ndamucyura n'umwana niwe muntu usigaranye kabisa niwe muntu urumva umwizi yabyibura ko hari icyo yagufasha mudamu reka ndeba hano mba ndyamisha haguruka tugende uraryama se mu byatsi hano ni hano hari matera haguruka tugende dutahe ibyo kuvuga ngo baguhamagarira umugore abagore nugera mu rugo ugakira abagore uzabona biza kano gakote hari uburyamye yego urumva urushye mbe nkarambaye ari uburyamye mbwira fata ukomeze mbe nkuramburiye agakote hari uryamye mbwira se mbwira abo bantu babwire gutyo ndacyariho ndahumeka ariko umumuri iherezo ryanjye bitezwe n'Imana muruzakira niba ni umuryango wabimenye gusa nta abantu ko bamfata ntawe ndenganya ntawe ngira gute njye mu buzima ndiho ndimo kwicuza mbese biri kukubaho ntago urumva ndimo kwicuza uzansura azaba afite umutima wa kimuntu utazansura ntago nzamurenganya uzamfasha azaba afite umutima wa kimuntu uzabasha kunyitura ibyo namukoreye nawe nibyo abenshi nibyo barimo gukora mu kunyitura ibyo nabakoreye niyo mpamvu rero kugira igicumbi byo mu bivure pe oya ntago musika rwose keza nkuko wakomeje kumurikirana ukanyoreza akamoto kakanzana hano sibyo rwose
ahubwo ikintu wabwira wambara umumotari akaza akansubiza mu rugo nkajya kuba ndyamye ubundi rwose kabisa. Gusa kandi ndagushimira, warakoze cyane. Igihe cyose nakugiye nguhamagara ntabwo wigeze umbaha kure. Ushaka kurwara nanjye ndabizi, ninde utazi uburibwe uko bumera. none se nkanjye nka mushiki wawe ndagenda mbwire gutya ababyeyi, babwire ngo iki, mbwire umuryango ngo iki, bwira ko wanze ko tugenda, mbwire ko ndaho ngiye gupfa cyangwa nshobora gukira. oya kareka n'ayandi magambo yawe nshaka. nta mugore ufite abagore batatu, nta n'umwe muri kumwe, ufite abana nta n'umwe muri kumwe. Numvaga hari humura uzanye, none nawe ndumva ari ukunsonga. Basi babwire bakoheza umwana umwe, wabwira umugore akaguha umwana umwe, aguha umwana umwe basi, cyangwa se nguha uwanjye basi. Ndahamagara mu mashuri, ahubwo iki gitekerezo cyo wenda umuntu yakigera. Nkoreze Eric, Eric azarya iki? Eric azaza kuryame impande n'inzara, nta gukora, wararembye, umeze nabi. Eric se ndamuzana nawe nta kazi afite, biragenda bite? Nukuri ni ikibazo. Wandetse nakuretse wa mugabo we, nakuretse wandetse nakuretse gusa nagira ngo tunyuzemo wote n'akazuba by'uburugeri no hanze. Reka ndeba hano, urebe uko hameze, ndebe ko nabona amazi hararugo. Ngugurira amazi se, uragerayo kankugurira amazi. Umuteranza ni unjyana cyane nteguriye ndeba haruguru. Ndagutegeye hano barahari, kankugurira amazi. Samo n'umuhagurutse, kankugurira amazi namushiki wawe. Ko gihangana rero, nihangana rero, oya shamagura randi nihangane rero. Se ubu kwa muganga babuze uburwayi, mugenze gake kubera mu mazu umwanya nicaye. nihangane nukuri kwirana ndekura ntacyo, ndekura wakikubita hasi, oya ndekura gari kwiyumva, gari kwiyumva, ndekura nta kibazo, ndekura gari kwiyumva, ndekura murekure unagenda oya ndekura no kuremaza umwanya nicaye, kuremaza umwanya nicaye, ndekura ntacyo, icara ntacyo. Ariko se musaza wanjye kuko kwa muganga babuze uburwayi, kuri birakomeye, birakomeye ukuri kw'Imana. Ariko wa Mana yawe watabaye umusaza wanjye koko. Abantu babaye babi kw'iki gihe, urarwara ntumenye ibyo urwara. Kambabwire singiye kuvuga byinshi, ariko ihangane. Warakoze warakoze, ariko yaba abavandimwe, inshuti n'umuryango bose ugerageze kubumvisha yuko ibi bihe bidahoraho kandi narahindutse pe. Musindagiza umugezi, oya nta kibazo, wicara. Reka kugeze ku muhanda kugurira iyo fanta, ariko hoya ndakugeza ku muhanda, hoya uri kwihagararaho nk'umugabo kandi washize. Uragenda wicunga intebe, uranigera umuhanda wicunga intebe. Oya iyo ntebe se tugende ngeze ku muhanda. Mureka agenda afashe intebe mbese. Ndekura. Murekure bwarumva ameze neza. Se ntabwo. Ndekura ariko.